Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, amaganya ya Yeremiya igice cya 3 cyangwa se amaganya bakita amaganya cyangwa se amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 kugera ku wa 23. Amaganya igice cya 3 n'amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 kugera ku wa 23. Reka nsome. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Amen. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Zihora zunguka uko bukeye, umurava we ni munini. Amen. Haleluya. Reka dushimire Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje ko imbabazi zawe tuzibyukiyemo. N'imbabazi zawe zitubyukije, n'imbabazi zawe ziduhaye igitondo, n'imbabazi zawe ziduhaye ubundi buntu bwo kubaho, n'imbabazi zawe ziduhaye ukundi kwezi, n'imbabazi zawe ziduhagaritse, n'imbabazi zawe ukoresheje, n'ubuntu bwawe dusutseho. Mwami Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye, ngusize hejuru kubw'imbabazi zawe. Erega umutima wawe ni uw'imbabazi, erega uri Imana y'imbabazi nyinshi, kandi izo mbabazi zawe nizo zitumye tudashira. Hatariho imbabazi twashira, hatariho imbabazi byacu byarangira, hatariho imbabazi twakwibagirana, hatariho imbabazi ntitwabona iki gitondo, hatariho imbabazi uyu munsi ntitwawugezaho, iyi tariki ntibyari gukunda, ahari tuba twarapfuye, ahari tuba twarasigaye mu kwezi gushize, ariko urabishimye mu isi y'ibifatika tugeze kuri iyi tariki Mwami. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushima Mwami ko imbabazi zawe zituma tudashiraho, kuko ibambe ryawe ritabura. Ibambe ryawe Mwami ntiryabura kuri twe. Uhora utugirira ibambe, tugenda utugirira ibambe, dusinziriye utugiriye ibambe, mu kwezi gushize watugiriye ibambe, n'ubu kandi uku kwezi utugiriye ibambe, uduhaye kukugeramo kubw'ibambe utugiriye, kubw'ibambe ryawe utugotesheje, kubw'ibambe ryawe ridukingiye, kubw'ibambe ryawe uduhagaritsemo. Haleluya. Ndagushimiye Mwami. Shimwa kubw'ibyo wakoze ukwezi gushize, shimwa kubwo kuturinda ukatugejeje iyi tariki kuri uyu munsi, muri uku kwezi Mwami. Bihimbarizwe si uko twakoze ibyiza, si uko twakiranutse, hoya, ahubwo ni neza yawe Mana, ahubwo n'urukundo rwawe, ahubwo n'izi mbabazi zawe zihora zunguka, n'ibambe ryawe n'imbabazi zawe zituma tudashiraho. Nushimwe Mwami, nuhimbazwe, ndabiguhimbarije. Ayi Yesu, niwe tubikesha, niwe tubikesha munyembabazi, niwe tubikesha Yesu mwiza, niwe tubikesha Mukiza, niwe tubikesha Mukuzi mwiza, niwe tubikesha. Wewe wemeye kudupfira, wemeye kujya ku musaraba ku bwacu, igihano cyari kituriho ukakishyiraho, twe tugahabwa amahoro. Haleluya. Twe tukaba amahoro kubw'izi mbabazi watugiriye, waduhesheje imbere ya Data. Ngimbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Twarababariwe, turagushima Mana, warakoze kutubabarira. Turagushima ibuntu duhaye muri izo mbabazi nyine. Uturemeye umunsi, muri izo mbabazi uturemeye ubuzima, muri izo mbabazi uturindanye n'ibyacu n'abacu, muri izo mbabazi uduhagazeho, muri izo mbabazi utwitayeho, muri izo mbabazi uradupfutse, muri ibyo bambe uturebye neza, muri ibyo bambe uturemeye umunsi ndetse tuwunezererwemo. Haleluya. Uturemeye ukwezi ndetse Mwami uturemeyemo n'ibyacu n'amasezerano, uturemeyemo ibyiza, kubera ko buri munsi imbabazi zawe, ibambe ryawe ntiribura. Hoya, hoya, ahubwo uhora urisuka kuri twe, uhora urisuka mu kwezi tutangiye, uhora urisuka no muri uku kwezi usutsemo ibambe, no muri uku kwezi usutsemo imbabazi. Nushimwe Mana, uku kwezi imbabazi zawe zihore zunguka Mana. Uku kwezi turagusengeye buri tariki yako, kuva ku itariki ya mbere, haleluya, y'uku kwezi
kwezi mwami kugeza ku itariki 30 y'uku kwezi turasenze. Imbabazi zawe zizahore zunguka, zijye zihora zunguka buri gitondo, zijye zihora zunguka buri munsi, zijye zihora zunguka buri saha, zijye zihora zunguka buri munota. Haleluya. Uko bukeye tugushime, uko bukeye tuguhimbaze, utwongerera imbaraga kugira ngo tugumye tugusingize, uturindane n'ibyacu n'abacu muri uku kwezi. Ibambe ryawe ritugote imbere n'inyuma, ibambe ryawe ritugote hasi no hejuru, ibambe ryawe riduherekeze mwami. Imbabazi zawe zihore zunguka umunsi ku munsi, kuri buri saa, kuri buri munota. Ku kwezi ndagusengeye urambitse mu maraso ya Yesu, ngujeho ibyo Satani yari yasizeho, ngujeho ibyo abadayimoni bari basizeho. Kubwa amaraso ya Yesu ndategetse ngo nibiveho mu izina rya Yesu, bitsindwe, birandagurike, bitabwe kuzimu mu muriro, bihireyo mu izina rya Yesu, bitava ku Mana. Bariyeri zose byazaga byigenza mu izina rya Yesu, ibitava ku mwuka w'Imana byose bishye bikongoke. Uku kwezi tuba amahoro, uku kwezi imbabazi zawe zidutwikire kandi zihore zunguka. Umurava wawe munini udusigasire, udukorere. Umurava wawe wihutisha ibyacu, umurava wawe utugenda imbere, umurava wawe uduherekeze, umurava wawe udufate amaboko, umurava wawe. Haleluya. Icyubahiro kibi cyawe mwami. Urakoze kudusikiye imbabazi muri uku kwezi, urakoze ko uyu munsi udusikiye imbabazi mwami, kuri iyi tariki, kuri buri saha, kuri bukorere mu mbabazi akazi kacu kagatunga, kuri bukorere mu mbabazi ukaturinda, kuri bukorere mu mbabazi ukaduha umugisha. Twakiriye ibyo watuzaniye, twakiriye izi mbabazi wazanye Mana ku biganza byacu, mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ku kwezi. Twakiriye ibambe wazanye, turaryakiriye ku mazina yacu, mu buzima bwacu, mu bacu mwami, mu miryango yacu. Twakiriye mwami ko izi mbabazi zajya zihora zunguka, bikajya bihora byunguka, ibyacu byunguke Yesu Kristo, ibyacu mwami byaguke, ibyacu mwami byagurwe nawe n'imbabazi zawe. Haleluya. Kandi umurava wawe ubidushyikirize, umurava wawe ubidukorere, umurava wawe ubiduheshe, umurava wawe ubitugezemo kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Urakoze Papa. Amen, amen. Imana ishimwe. Reka mbifuriza ukwezi kwiza, Uwiteka azabiyereke nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Imbabazi n'ibambe n'umurava w'Uwiteka bizomamine na buri wese mu byo azakora, mu kubaha Imana, mu kunezeza Imana. Haleluya, haleluya. Niba ari ubwa mbere wibuke ukore subscribe, kandi izi video niba zigufasha jya ushyiraho na commentaire, jya ukora na like nta kibazo, kandi wibuke gukora share usangize n'abandi. Gira abantu byukije bibisengere, ubabyutse basingiza Imana, bahimbaza Imana, twe kurutwa n'inyoni. Shalom, umunsi mwiza.